Hello beautiful people, nizere ko mumeze neza. Murashima Imana, nanjye ndashima Imana. Nshimishwe no kubana namwe muri kano kanya. Uyu mwanya tugiye kuganira, it's our story time. Hari ibintu ushaka kubabwira. Abantu benshi bari kumbaza imisatsi kuba yimazeho. Noneho na yayindi nari nasize hejuru ubundi nayo nayimazeho. Ariko byose biba bifite impamvu. So, reka rero twiganirire, ndashaka kwepiya, nkakuraho ingohe. Ariko niba utarakora subscribe mbabarire rwose, njyewe ntabwo mba numva ukuntu ntabwo mwakumva ukuntu biba bimbihiye iyo turi kumwe mutarakoze subscribe. Mwakoze subscribe kuko ntabwo ndabakonvinsinga, ntabwo muremera. Mukore subscribe rwose, ni ibintu by'agaciro cyane. So guys, reka tuganire ku mpamvu zatumye nkuraho imisatsi. Mu by'ukuri bamwe barabizi ko nari mfite imisatsi ya naturere myiza kandi idafite icyo itwaye, ariko ku bantu bazi iby'imisatsi ya naturere, ya misatsi ntabwo wavuga ngo nta kintu yari yitwaye, yari gitwaye kandi kinini pe. Mbese urumva rutaryoshye n'urwembe rushyashya, urumva. So rero nagize ikibazo cy'imisatsi yangiritse, imisatsi yanjye yangiritse mu 2018, guhera 2018, ariko ndabyirengagiza, ntekereza ko nshobora kuzabikemura uko iminsi igenda yicuma. Guhera 2018 kugera 2020, 2018 guhera 2020 ko nicyo gihe nimutse. Icyo gihe twimutse tuva ahantu twari dutuye tujya ahandi. Anyway, reka ntangire story ukuntu byagenze. Ubwa mbere na mbere kwanza nkuraho imisatsi idefirije, nayikuyeho nararwaye, numva nshaka gukuraho imisatsi, numva imisatsi ndayihaze, numva nshaka kwikora mu mutwe, nkajya noga wenda nkumva umutwe narwaraga wenda hari icyo byafasha. So rero icyo gihe naragiye baranyogosha. Nari mfite imisatsi idefirije itari mibi cyane, uretse ko yari imaze gusaza, imaze imyaka myinshi. Nuko rero ndagenda baranyogosha. Bamaze kunyogosha, nogoshe 2015, nongera gutereka 2017 kuko namaze imyaka 2 mfite naturere. 2017 rero ndongera ndatereka, ariko ntereka naturere. Ariko ni kwa kundi nyine abantu baba bakubwira bati imisatsi idefirije ikiri mito bisaza vuba, n'iki byose isaza vuba. Wowe reka uzabanze utereka akanatirere gakeya. None numara gutereka naturere imaze kuba ndende, ushobora gufunga agashinyo, abari kuboneraho kugira gute, abari kuboneraho kogosha nako kudefiriza. Ndayitereka, ariko nyitereka muri periode naturere isa nkaho iri gusakuza, isa nkaho iri kugerwaho. Ngomba nangiye kuyitereka. Ngiye kubona mbona abantu benshi bateretse naturere, mbona birasa neza, mbona burya imisatsi yacu irasa neza. Ndanyura nti why not, why can't I do that? Ndatanye ndateretse, imisatsi irakuze, ibaye myiza, irabyibushye. Naturere igenda irandyohana ku rwego rukaza, ariko irandyohana pe, mbana ubuki. Ubwo niterekera naturere, imisatsi iragenda irakura, imera neza pe. Noneho igihe kiragera rero 2020 hazamo covid. Iyo ni impamvu ya mbere, kuko sinari ngishoboye kwafodinga no kubona product zayo. Impamvu ya kabiri, muri icyo gihe twatangiye kubaka. Mu 2020 twatangiye kubaka, dutangira kubaka ahantu i Kanombe. Dutangira kubaka, ariko amafaranga tubana makeya. Amaze kutubana makeya, twimukira mu nzu ituzuye. Wa mukobwa ubonye inzu nimukiyemo, cyangwa wa mugabo ubonye inzu nimukiyemo, ngo wanjye ntiyabyumvaga, ntiyanabishakaga. We yishakiraga ko twigumira mu buzima bworoshye, byo kujya gusufura ntabwo yabishakaga. Bati abana bizagenda gute, abana bazaba muri iyi nzu imeze gutya. Yari inzu igifite n'amatafari ashinyitse kandi ntoya, tutaramenyereye inzu ntoya. Mwigisha ngize amahirwe numva arabyumvise, turimuka
tumaze kwimuka rero turagenda agafaranga kose kabonekaga atiriwe anabimbwiriza, urumva ninjye wari warazanye igitekerezo cyo kwimuka, kandi mbona ko umuntu wese abangamiwe kuba tuba mu nzu ituzuye batabimenyereye, yaba ari abana yaba ari papa wabo. Amafaranga yose yabonekaga rero yose yajyaga kuki ku nzu. Imisatsi iragenda irasufura nkasuka kenshi nkahambura, kandi yari imisatsi namenyereje gushyiramo vitamine, kubera ko natirere buriya na vitamine birajyana, ntabwo watereka natirere ngo imere neza utashyizemo vitamine. Ubwo rero ndangije biranyobera, ariko ndanabyirengagiza, numva ko igihe bizakunda, igihe amafaranga azabonekera rwose imisatsi nzongera nyiteho. Mu 2022 noneho ntangira kongera gufata systeme yo gufata ibikoresho byose nkongera nkabigura, nkatangira zero imisatsi nkongera nkayitaho, nkayigura vitamine, nkayigura shampoo na pre shampoo, ko buriya imisatsi naturelle jewe narayikoreraga kubera ko nabaga afite ibikoresho byose. Ntabwo wajyaga muri salo bakayishitagura, wajya muri salo bakayishitagura ugasanga birababaza. Nta masaro ya naturelle yari yakabayeho uretse iriya salo ya Kigali Natural Hair, nayo kandi yarahendaga. It was very expensive, I couldn't afford it. To tell you the truth, that's the truth. Ntabwo nashoboraga kuafodinga ibiciro byabo, kandi abantu babo bari abashuti banjye rwose, ba nyirayo ni abashuti banjye, n'uwari nyirayo wa mbere w'umunyamahanga nawe yari inshuti yanjye, ariko ntabwo nashoboraga kuafodinga ubushobozi bwo kuyikoreshamo. Ubwo rero iba challenge, ariko naho mboneye amafaranga, ibintu bimaze kujya mu buryo, nkura n'ikibazo nyine cy'uko imisatsi yamaze kugwingira, yamaze kuba nabi, biguye kugira ngo iyo misatsi yongere ijye ku murongo. Rwanye nayo rero igihe cy'umwaka n'igice hafi 2, mbona ntago bivamo, kandi ngiye sinkunda imisatsi isa nabi, kubera ko si ukwiyemera, ariko ngira imisatsi myiza pe, ngira imisatsi myiza cyane, yaba ari defrige yaba ari ya naturelle, mba mfite imisatsi myiza. Ubwo rero gupfa kwayo ntabwo nashobora kubyihangana, sishobora gukomeza kureba ukuntu mfite imisatsi isa nabi, ukuntu mfite imisatsi imeze nabi. So na decidinze cyangwa nafashe umwanzuro wo gutangira zero, nkongera ngatangira gutereka imisatsi bundi bushya. Ariko mba ngiye kwiyogoshesha, nabyo nta yandi mateka, ni yindi nkuru. Babanyogoshe nabi, bamaze kunyogosha nabi, ndangije nyine ndisura, ejo bundi nsubirayo nongera ndiyogoshesha, noneho bawumaraho burundu, which is okay. Ntabwo mbyicuza, kubera yuko cyangombwa nuko kuko bwa mbere baranyogoshe barancuka ngo nishyiremo ngo agaproduit ngo kugira ngo imisatsi ngo yizinge neza. Nashakaga nyine imisatsi yizinze, ariko siko nyine nashaka produit mu misatsi yanjye ari na migufiya. Barambwira bati rero ntabwo byakunda, ntabwo byaza gukunda, kubera ukuntu ntaheruka imisatsi nakwidefrige kandi migufi. Numva sinzi ibyo ari byo, ariko ndihangana nyine ndabyemera. Maze kubyemera rero bashyizemo agaproduit bita bisumbana, bashyiramo agaproduit sinabibonye, ahubwo natashye umunsi wa 2 nibwo nabonye ko bisumbana. Birasumbana kuko biragenda biragusumbanira. Ejo bundi njyewe rero barawogosha idefrige yose bayimaraho, sigara umusatsi wanjye ndakazingamo gakeya, murabibona araho byamaze kuzinguruka, ndaza kongera kubyizingira nta kibazo mfite. So rero guys, nuko byangendekeye, rega tujye tuvugisha ukuri. Urumva ukuri ni kwica umutumirano. None se ko nagize crise économique, nagize ubukene bukomeye, urumva, ariko ubukene burimo imishinga, nta yindi shuwa nari mfite. Ntago nari gusimbuza imisatsi kuba abana banjye ngo tubone wenda nk'amafaranga yakora plafond, ngo nindangiza ngo mvuge ngo wenda ari bukore plafond y'icyumba kimwe, ngo mvuge ngo ubwo ngo kubera ko atuzuye plafond y'inzu yose ubwo ngubwo tuyakoresha imisatsi. Ntabwo iryo kosa nari kurikora. Nk'uko nababwiye, ni njye washinze twimuke tujye mu nzu itarangiye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nanjye iyo nzu yari imbangamiye, simbabeshye, yari imbangamiye. Nubwo nayigiyemo numva nishimye, mvuga ngo reka nimukire mu nzu yanjye ne gukomeza gukodesha, ariko still ntago nari nyishimiye.
nabonaga bibangamye, ah, nta parafo, nta sima, nta n'igishahuro ye, hari n'ibyumba bitari birimo igishahuro, ari amatafari ameze atya akanuye. Ubwo rero mwa bakobwa mwe n'abahungu, ngo icyo umutima ushaka amata aguranwa iki? Itabi. Ni uko nguko nanjye byanyendekeye, nahisemo kwiyimukira mu nzu yanjye, aho kugira ngo mbeho njya neza nicaye neza ariko mba mu nzu y'abandi, kandi inzu yanjye itari no kurangira, ko n'ubundi amafaranga dukodesha nubwo wenda utavuga ngo urayabona, ariko amafaranga uba wishyura landlord yaje uyabonye ntabwo buri icyo uyamaze. So nuko rero byagenze, nisanga imisatsi nayikase, kuko imisatsi yanjye ntabwo ari imisatsi igoranye, ni imisatsi izaza vuba, ikaba imisatsi isa neza, byibura nkongera kubona umusatsi mwiza. Ntabwo nibukaga isura y'umusatsi mwiza mu by'ukuri, simbabeshye. So rero nuko bimeze, munyihanganire abantu bakunda imisatsi, ntabwo ari uko nari murambiwe, uko nari muhaze, ahubwo ni uko harimo ikibazo. Rero icyo kibazo nta bundi buryo cyakemuka, uretse ubwo buryo bwo kugira gute, bwo kuwogosha. So murakoze rero. I don't. Just any topic. Thank you guys for being with me, for staying with me, for like trusting me and having faith in me, and believe in my knowledge that I can share something with you. Thank you. See you guys tomorrow or after tomorrow. We shall talk. Bye bye.